muzi kibazo twagize uko hari abantu bashobora kuba baje hano gushima Imana ku bikorwa abandi baje kwirebera baje no guhaha amakuru no kuzobivuga uko bitavuzwe murabizi abantu benshi babayeho kuba gupfobya bakaza bapfobya ibyagize gute ibyabaye none muzabwira ngo bigeze gute ni ukuvuga ngo gushima Imana ni igikorwa ugomba guhagararamo ukavuga ko Imana ari Imana ukavuga ko atari wowe wakoze ahubwo washoboreshejwe n'Imana dushobora rwose na Kristo duha iki imbaraga dukomera Imana amashyi ahimbaza Yesu amen dushima Imana kandi cyakabiri sai gituma dushima Imana ni urukundo Imana yadukunze zamuri Imana ishuri Imana ishimwe ko yadukunze ntakibuze yarabikoze kugurukundo Imana ishimwe kuko yadukunze urukundo rw'Imana ntirugererana urukundo rw'Imana ntirusanzwe dushima Imana ko ikomeye twongera tugashima Imana ukuntu yadukunze Imana ishimwe ko yadukunze kandi dukunda tutari tukwiye kubaho itanga umwana wayo Yesu Bibiri iravuga ngo nimurebe urukundo data wa twese yadukunze ngo rwatumye itanga umwana wayo wanasifiwe urwo rukundo rero haleluya 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 tuzaturushima ku manywa tukarushima nijoro tukarushima turyamye no mu nzozi tukarushima tugashima tugenda tukavuga ukuntu yadukunze wanasifiwe Imana ishimwe ko yankunze Imana ishimwe ko yabakunze Imana ishimwe ko yatanze Yesu iyi Imana iba Imana ariko ntigire icyo ikorera umuntu icyo yakoreye umuntu cya kabiri ni ugutanga Yesu icyo ngicyo ni finale giteye ubwoba zamuri Imana haleluya kandi kiranditse ni ukuvuga ngo Imana ishimwe ko yatanze Yesu ikadukunda kuko urukundo rwayo nirwo ruduha imbaraga zo kuza kwishima kuko abadashima Imana ntibazi ko Imana yabakunze kandi urukundo yadukunze ni urukundo rwo gushima Imana ni urukundo rw'uko yatanze umwana wayo Yesu yaraje ngo amare rero muri urwo rukundo hama hamanukwa ibintu bibiri ubu dufite amadiploma 3 Imana yakoze ku buzima bwacu bwo gutanga umwana wa Yesu Kristo ikintu cya mbere Yesu yadukundiye urukundo yadukunze twaduha ububasha bwo kwitwa izina tugira izina rimwe ridasanzwe asifiwe iryo zina ni irihe ni izina ry'uko turi abana b'iki b'Imana Bibiri iravuga ngo yaje muve ngo abe bagira gute ariko bamwemeye bose baha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana turashima Imana ko twicaje turi abana b'Imana titwabigizwe n'ababyeyi titwabigizwe na bene wacu ahubwo twabigizwe nuko twabyawe n'Imana kwabo ngabo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo ngo ahubwo bashawe n'ubushake bw'Imana mureke mbabwire Imana yaduhaye izina kandi izina buriya ni ikintu giteye ubwoba turi abana b'iki bakundwa ubu turi abana b'iki turi abana b'Imana ni nayo fieri abantu gushima Imana ugomba gushima Imana kuko uzi kuri umwana w'iki kuri umwana w'itari umwana w'Imana washima iki se ibintu byose bikubiye mu rukundo Imana yadukunze urwo yatanze umwana wayo Yesu umuntu utaramenye urukundo rw'Imana ntiyoshima Imana yoshima Imana se bivuye hehe ariko turashima Imana ko duhagaze ngaha kubwo urukundo Imana yadukunze ikaduha izina iryo zina rero wanasifiwe haleluya turashima Imana ko iryo zina ari izina ridasanzwe ni izina tutizwe n'ababyeyi ahubwo ni izina twiswe ni umurage w'Imana kuko twahawe izina rikomeye icya kabiri rero twahawe iki twahawe ubugingo turashima Imana ko Imana yaduhaye Yesu n'urukundo rwayo aduha ubugingo erega ibi byose muhamubona hano n'ibindi byose bizaba dushima uko byose bifite iherezo ariko igikomeye muri byose nuko dufite ubugingo benshi yaravuze ngo ubu nibwo bugingo mporaho ko bakumenya ko ni wowe Imana bakamenya n'uwo watumye mureke mbabwire ibyishimo byacu si hano bigarukira sinahariya bizogarukira muraho neza muraho babwira amakuru y'ukuri ibyishimo byacu bizogarukira hariya turakomeje ni heza ni byiza cyane ariko ibyishimo byacu bifite iyo bihanisha ibyishimo byacu bifite iyo bihanisha ni mu bugingo ufite uwo mwana n'ufite iki utamufite nta bugingo afite turashima Imana ko dufite ubugingo Yesu yaravuze ngo intama zanje ziranze ngo kandi nanje ndazizi bityo nzazikora ngo nzazira ubugingo Imana ishubahe Bwana sifiwe amen turashima Imana ko dufite ubugingo
ubugingo buturimo ubugingo buduhagazemo yuko n'urukundo Imana byadukunze bitavuye ku mafaranga bitavuye no ku bindi byakusanyijwe ahubwo byavuye ku rukundo rw'Imana kandi mureke mbabwire kuba mu gihugu cyamaze kuboneka ukakibamo udafite ubugingo ni zero wanazebe iyo ibi byari biriho bikansanga nkiri umupagani wanasifiwe bariko bampamagara ejo bundi abantu bari mu rugezi bakambwira ati ko turategura umukutano ukomeye kandi mubavuga butumwa ati nawe urimo ati gera twabateguye abavuga butumwa barabambira naje bakazabambira ati nawe urimo noneho ikintu cyanejeje niki ese nk'iyo bisanga kiri umuwizo kaza nishima nta bugingo kaza nje hariya ariko iboneza be murebe mbabwira ibishimo byanyu kuko nje wiriya ruguru nahabaye ndi umupagani gusa ariko nzahasubira ndi umukristo nimara mbabwire okovu kamili tumeupata Bwana sifi amen bari muri Kristo Yesu nateka bazashirwa bashima Imana ko dufite ubugingo ureke mbabwire umuntu wese wishima adafite ubugingo nta ibyishimo bye n'igice kandi urishima ariko umutima uramuka nyonga kuri ya Bibiri zivuga nta mahoro y'umunyabyaha turashima Imana ko tele elo ebakera asifiwe sana amen nababwira abana n'umutima byagabanye Imana isubahira turashima Imana kurukundo yaduha amen muri byo navuze ngo Yesu yageze mu Rwanda ngo ni Burundagera ngo yigereye Tanganyika ngo ni Bugande ni Kongo murebe mbabwire hari abantu bafite ubugingo bari rurenga n'imirimba barimo n'Imana ishoboye ikibatangaza nuko tuzohurira ku musozi warananiwe intama zanje ndasize kandi nazo ziranze wanasifiwe neza tugakandagira neza nuko dufite Yesu nuko Yesu yaje ku bwacu wanasifiwe haleluya waliamini jina lake Yesu watapata baza niyo mpamvu muri kubona ibintu bivanga abantu bakavanga imico n'ibindi abantu ugasanga ntumenye ubukristo ntumenye n'utarukise ibintu byose ugasanga byabaye ibindi bintu ntumenye ko ari amateraniro cyangwa ari ubukwe cyangwa ari ibindi ibintu ntibisobanutse kandi ako niko kaga gakomeye kuko Imana izikunda ibintu bishongora peleza fari ya shire nabwire iki giterane kigomba kubonekamo abantu bakizwa haleluya tugushima Imana gusa ngo tuvuge izina tugende tuvuge izina kuko Imana si intego twakoresheje ariko izikunda ngo tuvuge iby'ingenzi izikunda ngo tuvuge ibyi izikunda ngo tuvuge ibyo ushaka izikunda ngo tuvuge ibyo ushaka kandi ibyo ushaka ni ibyo ngibyo Bwana sifiwe kandi kashi Bwana sifiwe urukundo rw'Imana ni igitangaza ariko sinzi ko hari unzi hano asifiwe niba uvira bariko bampamagara ejo bundi bariko bampamagara bariko bambwira ati buretse gatoya tubanze turebe ukuntu tugira nuko biriya byari byabaye nyine kugira ngo bagire nukuvuga ngo umunsi wa mbere nijoro n'umuvura utubwira kandi buvira narahasindiye ibuvira narahasindiye bimwe biteye ubwoba ibuvira narahasindiye ariko kuhajura umukristo namara akavuga ubwiza bw'Imana kavuga gukomera kw'Imana Bwana sifiwe haleluya mureke mbabwire ibyishimo byacu jambere ni ugushima Imana ko ari Imana ni ugushima ikora ibitangaza rero ugushima Imana y'Imana ibyishimo by'akabiri nuko yatanze Yesu turashima ko nimubona ko twanyazwe muzi ko twanyazwe igikirekire hari umuntu ugisigara n'inka inka zagize cyaziranyama ariko twanyazwe Yesu se Yesu ntazagenda Bwana sifiwe uku nguku kandi Yesu asifiwe umunsi umwe Abafilisitiya baravuze ngo banyaze isanduku
iboga bamavuga ngo barabitwaje. Yesu se yonyabo yaragiye gukora imirimo ahandi. Ureke mbabwire mu bibazo twagiye tugira umuntu utazahamenyera Imana. Mwumve mbabwire ibintu muze muvuga ibintu ibi bibazo twagize bingana gute. Umuntu utazahakirizwa, umuntu utazahakirizwa ngo hamenyera Imana. Dore turakumbuza umuntu utazahamenyera Imana. Koloma sese none se timuri mukubona jewe ndi mukubibona aha naha ku muhanda nahanze ukabona abagore bagise imbeho, ukabona abagabo bagise imbeho. Ese imbeho iri mukuba mu bagabo n'abagore, imbeho yatutse. Imbeho iri mu gutuka he, imbeho agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru ayifite azinjira ute ubihugu sezerano agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru ayifite azinjira turashimaga kiza Yesu yaje kugacu. Asifiwe. Anapo upendo agakiza muzoshika mwenyine mu rwanda ibiri kwa kweli. Tagakiza nubundi ni intambara iracahaje jelekimo zange tagakiza
n'ubundi abantu bazaza bapfa umuhonyo ntagakiza n'ubundi abantu bazarya amasumu kandi iyo ntambara kandi ntizivugwaga mu nama za mituweli iyo ntizivugwa nitwe so tuyivuga muraho neza none bigenda hari n'abahungu bitanze baza bagenda bakaja ku rugamba bagaruka baba hakerera bakapfa hamaze gupfa banganiye muraho neza ntagakiza intambara irashahari murinje aravuze ngo nimeokoka na sababu na zambi zangu zimepona singaho njeyo singaho natumiye hari amakuru ese mureke babaze intambara ifite abayirwana ifite nuko byagenze nuko kwitanga kwayo na bene data ba president hano bitanga abagore bakiri batoya nk'abo n'abasore bakiri batoya nk'abo wanasifiwe bakitanga namwe mukitanga n'abantu bose bagatanga ifaranga kwa stanze sivyo neza hari intambara iyo ntambara se bizogenda bite intambara izogenda gute ni iyo ntambara ntizivugwa ntizigarute muraho neza yego muraho neza ese turi kumwe hari umuntu ukirya mwamukuru we none bizogenda bitasaho ko atazavugwa ariko abo pasiteri nibo mpayembwira ibyo si bya inshingano zacu za pasiteri kubera ko umuntu atakijya mwamukuru we kubera ko umuntu arara mu nzu barangiza bakavuga ngo ntukarya ahandi umugore agateka icyayi yamara kugiteka akabanza akagisogongera kugira ngo nubwo ahandi ntukagire eskeleka tishene ko marika fori un problème sans vergogne ese tuko turavuga ibintu ko ndavuga ibintu umuntu usha kumenya nta mpasiteri waguye mu meza ntahari ntiyaguye mu meza si umwe kasi n'ababi ese ibi bintu tuzobigira gute ariko si hano mbavuga ko ndavuga situation yo yose hari duhe imana cyubahira pasiteri muraho neza ufite akazi rero yego mugarura ubutumwa bwiza mugarura muvuga inshingano za Yesu yakoze kugira ngo abantu bagire gute bakizwe abantu babe mu gihugu bature mu gihugu bagize gute barakijijwe neza panapo upendo yote ni salama kandi aho hari ikibazo ariko reka mpareke reka duhe imana icyubahiro se kivuga ko twamutumiriye iki kandi uko hano nibisohoka bizoja mutima rivuga ariko hano mpagaze mu butware mpagaze mu mbaraga z'Imana umwuka ni umbwira ngo abene wacu bagomba gukizwa aho rero avuze ngo yo kwemera kwitanga kugira ngo bene wabo bakizwe amen bakitanga gapfa yego je wishaka mfite bya bene wacu gusha ibindi byose no kugira ngo bakizwe amen ni nayo mpamvu bana n'urujiko kora mbigisha mbabwiriza gukizwa asifiwe amen turashaka agakiza niyo mahoro niko kumvikana niko guturana niko kuzohinga tugasarura hamwe niko kuzoragira tukaragira hamwe niko kuzobaho tugatunganirwa umufumo ukatuvaho asifiwe amen cyangwa gatatu reka kireke nuko twaguha umuvumisha rero tuvuge rero iyi mpamvu yo gushima ya gatatu ndashosha mpamvu ituma dushima gatatu ni imirimo Imana yakoze turashima Imana kubera Imana yakoze amen yeme imyaka 8 abantu bari kwicuma buri munsi asifiwe uwo byirengagiza abafite ikibazo niyo mpamvu twasomye izaburi byavuze ngo nimushime bikora ibitangaza yonyine ngo kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose iyo niyo zaburi bagaza baririmba ku isabato Dawudi bariko baririmba Dawudi iyi ndirimbo ku isabato bagaza bayiririmba umunsi w'isabato
bose bagatera abandi bakikiriza akavuga ngo nimushime ngo yaremye ibifa bikomeye ngo kuko imbabazi zirateka byose ngo nimushime ngo kuko Imana ari Imana ngo kuko imbabazi zirateka byose ngo nimushime ku murongo wa kane ngo kuko ngo mushime imbaraga zayo ngo kuko asifiwe arakamanuka yarusha avuga ibintu bimwe nzabisoma ngatangara aravuga ngo nimushime ngo yakubitiye abana b'abanyegiputa ngo yabakunkumuriye muri Egiputa eze uko aho ngaho twatangira ishimwe ngo nimushime yagize gute ngo yabakunkumuriye muri Yorodani abandi bose bakamahimbaza ngo kuko imbabazi ziheraho iteka Imana ishimwe. Haleluya haleluya imirimo yawe Mana we wanasifiwe amen turashima Imana kuko hari ikindi Imana yakoze mu buzima bwacu kandi Imana yakoze iriya mirimo yose si twebwe ariko turayizi habe n'abana batoje bazi ibyo Imana yakoze nimushime ikora igitangaza yongera kuko imbaraga zayo ziraboneka byose kuko Imana yakoze dukora ibikomeye Yazaburi avuga ngo yadukoreye ibikomeye natwe turishima Imana yadukoreye ibikomeye jari bimaze gutera ubwoba jewe amakuru yose banyazi kujya bajya amasengesho nabo rimwe na rimwe n'abanyapolitike tuza tumenya amakuru buri munsi gitondo ku munsi mureke babwire ubu intambara yatangira iyi ntambara yatangira murumva neza nta munsi n'umwe turasiba ku isengero tugira groupe y'abantu bageze ku 12 batandukanye mu bihugu buri munsi buri munsi waremwe n'Imana iyo tudasenze kabiri ku munsi tudusenga rimwe tukabwira n'uyu munsi naje twasenze dusenga Imana ku kibazo cy'akabiri kandi amaherekezo yose Imana ikatubwira ngo nuko bizogenda turashima Imana yakoze ibitangaza kuko muri ukuntu byabimeze na kuko muri aho ngaho na hani mugoroba turiko twagiye mu gitaramo muri mugoroba turashe iriya hejuru turiko twibuka imirimo Imana yagize gute asifiwe twibuka ibyo Imana yakoze n'ibyo igiye kuzakora jewe kera ko nda project wanasifiwe sizi umuntu niba ari umubembe ngo bamugaburiye inyama none ngo akazareba izindi zimanitse hejuru ngo akazayishimira zino ziri hejuru kuruta izahayajya mwebwe nta bindi bintu mwamubona biri imbere hariya duhe Imana ishubahiro jewe kera ko ndabisingira kuko Imana hari umugambi mwiza dufitiye sinzorangira gute nzabagira ni byiza ntabwo ari bibi aho ngaho turaza kuvuga nimugoroba abantu bave mu kintu cyaha ngaha batekereza iriya Imana ishobora amen ubwo twari dushishijwe bugufi ariko yewe nta kindi kintu kigoye ko kubona abantu mwari muturanye abahungu batatu bane biwanyu ndetse babakoreraga bakaza bagashora ikibuga cy'inka bakavuga ngo mwebwe tuzogira gute tuzoba nyaro ariko nagashima Imana ku bahungu bafite ubwenge wanasifiwe jo bundi narabirebye ngo abahungu bafite ubwenge Imana bene abo ngabo mwabonye ko bageze mu gipupu je nari hafi iwacu mu Mikeke mu gipupu niho haturutse ibitero byose byasenye Mikeke n'ibindi nikazanyazwe iwacu naho zinjiye ariko abahungu ejo bundi banakurira bakaba bakira bakabaha amahoro bakabwira ati nta kibazo mufite muze bakabashorera bakabazana mu Mikeke bakabahuza n'abandi mwako umuntu kumva ko hoberana bajya abagore n'abazi nabi wacu mu Mikeke bariko bohobera ariko ni guto abantu ni gutebo kandi bafite imbunde bafite ububasha bwo kuba bohorera kandi kandi mu gihe cy'intambara nta kibazo gihari ariko kubera ko bafite umutima amen ahimbazwe ariko hari n'abahungu baza bakoreshwa buriya kuba mu gisirimba gasiho mu kuba mu mwuka burya mu mwuka no kugira ibitekerezo Imana ishobora haleluya samuri Imana ishobora haleluya ubwo twari dushishijwe bugufi nta kindi kintu giteyemo abantu nta kindi kintu giteyemo none se biraswe bivuga Bibiri iravuga ngo ukunde mugenzi wawe ariko uzi gukunda umuntu wakugiriye nabi uzi umuntu wakugiriye nabi ejo bundi umuhungu yarambwiye ariko abahungu bavuga ibitendera yarambwiye ngo umuntu umwe yaramuhugera bamunyaze inka ngo bari baturanye gukiza undi kandi inka ngo zabaga kuri uwo mugabo noneho bakaja kukama nyine bakagaruka ariko inka zibaye ngo bigire kuri
uwo nguwo niho hise uzinyaga arazishorera arazijana ngo amare kuzigeza iyo ngiyo zakagendaga noneho inka yiwe imwe irabyara noneho ngo akazahamagara wa wundi nyirazo ngo akazamuhamagara ngo se ngo yatuye abana bakaza gukamisha ngo ese abana ntibazorwara bwake uko inka yarazinyase mwumva bene iyo nabi ariko uwo muhungu ahantu narindi bivuye ubutumwa yaravuze ngo naramuhamagaye kera naramubabariye naramubwiye ngo ibyabaye byarabaye icyakera ntimubyibuke ukundi urumva watari umutima w'Imana turashima Imana nuko twari ducishijwe bugufi ariko uyu munsi wanasifiwe Mana uri mwiza ibihe haleluya Imana ishimwe yuko uyu munsi hari Imana yakoze kuri iriya misozi abantu baracumukuye abantu bagize ibibazo abantu barababaye ariko uyu munsi imitima irishimye ibyo ngibyo rero ni imirimo Imana yakoze niyo yatuzanye hano gushima Imana kandi Imana yumve ko tuyishimye uko yakoze ibitangaza n'ibintu bikomeye Yesu amugisha